yewe mukobwa w'Isiyoni, yewe Yerusalemu, reka mbwire abatotejwe, reka mbwire ababuze amahoro, reka mbwire abafite ibintu byinshi baruhije, nimutekane, umwami wacu ari ku ngoma. Oh, haleluya Yesu, Mana tuje imbere yawe. Yesu nashimwe cyane. Tunejwe n'Imana ko iduhaye umwanya ngo twongere tubane namwe. No mukozi w'Imana yamuremye Desire, ndazi ko beshi mwari mudukumbuye. Tunejwe nuko Imana iduhaye umwanya mwiza wo kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Boneye kuba ikaze bari mu mpande enye z'isi mudukunda, kunda gusengarwa, bari muri Canada, bari muri Amerika, Burundi, Uganda, mu Rwanda, Tanzania, Sudani, South Africa, mwese turabahaye ikaze. Mugira umugisha w'Imana, kuko turazi neza ko muba mudukurikiye kandi munyote no kumva ijambo ry'Imana ry'ubugingo basha gukiza imitima yacu twese. Reka rero dusengane Imana kugira ngo dutangire gahunda yacu. Mana Data wa twese, turagushimiye, tugushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana idukunda. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, ni ijambo rituruta ubukuru, yabayeho tutarabaho, kandi ntabwo dusengera ijambo ryawe rirera, ahubwo dusengera abagiye kuryumva. Natwe tubivuga kugira ngo duhagararane nawe, tukubere igikoresho wishimira. Kandi umuntu wese ugiye kwicanira ijambo ryubaka ubugingo bwe, rihembura ubugingo bwe, rigire byinshi ryubaka muri we. Urakoze uko uduhaye ibihe byiza mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nababwiye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndanezerewe cyane kuko Imana impaye uyu mwanya mwiza. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Zefaniya ibice 3. Reka duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo muririmbire, haravuga ngo iririmbire wa mukobwa w'Isiyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose, n'umutima wawe wose, wa mukobwa w'Yerusalemu we. 15. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe bajugunywe hanze. Umwami wa Isirayeli ari we Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. 17. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Murongo wa 18. Nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe, bavunwa n'ibibakoza isoni. Dore icyo gihe
nzagenza abakurenganya bose kandi nzakiza abacumbagira kandi nzateranyiriza hamwe abari birukanwe bakozwaga isoni mu bihugu byose. nzabatera icyubahiro mbahe n'izina ryogeye. Icyo gihe nibwo nzabacyura kandi icyo gihe nibwo nzabateraniriza hamwe kuko nzabubahiriza nkabaha izina ryogeye mu moko yose yo mu isi. ubwo nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe mureba, ni Uwiteka avuga. Imana nishimwe. Nejejwe n'Imana impaye uyu mwanya mwiza wo kubana namwe. Ndazi neza ko mukunda ijambo ry'Imana. Uyu munsi nzanywe n'umuntu ufite umubabaro, nzanywe n'umuntu ufite agahinda, nzanywe n'umuntu wibaza ngo ese Imana iracyanzi, ese iracyanyibuka. Numva nkwizaniye ijambo rivuga ngo humura, Imana yacu iracyakwibuka. Nibyo abantu bakwibagirwa kandi nta wayibarenganyiriza ko abantu rwose bashobora kukwibagirwa cyangwa se ntibanibuke n'ineza wabagiriye cyangwa se ntibanabone ko ari icyo uzavamo. Ariko ibyo ntabwo byagukura umutima ngo bigutere kwiheba ngo wumve ko ibyawe byarangiye. Aya magambo aravuze ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose. Imana nishimwe. Nimvuga umukobwa w'i Siyoni, ndagira ngo Imana ifashe nuze kumvura mukobwa w'i Siyoni, uze kumva wowe nanjye ndaza kwiyumva. Ntabwo ndaza kuvuga gusenyuka kw'Abisirayeli, gusenyuka k'uyu mukobwa no guhungabana kwiwe n'ibikomere yagiye agira, ariko ndashaka kuvugana nawe bitewe n'aho umaze iminsi. Urashobora kunyemerera ukakira kunezerwa nubwo nta mpamvu n'imwe ihari ituma ubona ko wanezerwa. Ariko nkuzana ubuhanuzi bwo mu ijambo rivuga ngo ririmba wa mukobwa w'i Siyoni, unezerwe n'umutima wawe wose. Ntabwo ari ukunezerwa kw'igice kimwe cy'umubiri, ntabwo ari ukunezerwa kumwe k'uburyarya, siko nkuzaniye. Ntabwo ari ukunezerwa kugira ngo wereke abantu ukunezerewe ariko utanezerewe. Ndazi ko ibyo nabyo bibaho bitewe n'ibihurimo, ukaba washobora kwerekana kunezerewe ariko umutima ukomeretse. Ariko nyemerera wakire kunezerwa, kandi ndaza kukwereka impamvu ukwiye kwakira kunezerwa. Impamvu ya mbere ukwiye kwakira kunezerwa nuko Imana ikwikiye umugambi mwiza. Imana nishimwe. Hari umugambi mwiza Imana ikubikiye, imiryango na bene wanyu n'inshuti batigeze bateganya mu buzima bwabo ngo bagire ikintu bagutekerezaho. Impamvu ukwiye kunezerwa nuko hari imva nyinshi zakagombye kuba zaraguhitanye warapfuye ukibagirana, ariko mu byo wahuye nabyo byose uracyahumeka, uracyari umuzima. Ntabwo nje kukwibutsa ibikomere byo mu buzima bwawe, uko wasuzuguwe, uko wavutse, uko wakuze, naho wakuriye. Si cyo kinzanye, ariko unyemerere
utitaye ku byakubayeho, utitaye ku bivuna umutima, unezerwe. Mana ishimwe, unezerwe aho waba uri hose, ibihe waba urimo byose. Numva nkuzaniye ijambo rivuga ngo nezerwa kandi nezerwa. Biravuze ngo Uwiteka yagukuyeho imanza, yagukuyeho ibirego waregwaga. Nezerwa. Erega birashoboka ko abantu bagushyira mu kibanza cyo kuguciraho iteka, ndetse nawe wasenga ntiyagire n'unabyemera ko usenga, ndetse naho waba usengera ntibakugirire icyizere ko usenga. Ariko ndashaka ngo unezerwe, nitaye ku byakubayeho, nitaye ku byakubabaje, nitaye ku biguteye agahinda ko umutima. Nezerwa. Ibihe ni bibi, nibyo birashoboka. Nta kazi ufite, nibyo birashoboka. Yewe ushobora no kubona ukona n'imyaka irakujyanye, ukavuta abandi bari mu ngo zabo, nje nirirwa nzerera ndaraho bwije, amaherezo yanjye nayahe, nanjye numva nyine kuzagira iwanjye naha. Ariko nyemerera unezerwe. Imana ishimwe. Kandi ndongera kuvuga uyu mukobwa w'i Siyoni, mvuga umugeni wa Kristo aho yaba ari hose. Nimvuga umugeni wa Kristo, nuze kumva ko mvuze abakobwa gusa mu buryo bwa hano mu isi. Wibuke ko nawe Yesu yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi, nawe uro kunezerwa. Imana ihimbazwe. Ijambo ryatubwiye ngo nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose, wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye. Abanzi bawe bajugunywe hanze. Imana ishimwe. Umwami wa Isirayeli ari we Uwiteka ari muri wowe imbere. Ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Imana ifashe aya magambo mvugo yumve. Umuntu akubonye mu nzu ugenda yakubaza ngo ufite iki. Birashoboka ko umuntu yakubaza kubonye mu ibabara ngo ufite iki, kandi nawe wabireba kuko utese wamugana ufite iki. Ndetse n'ukubonye ntibimubuze kugusuzugura kuko ntacyo ufite by'ukuri abantu babona. Ariko niba Uwiteka ari muri wowe indani, ari muri wowe indani, ufite ikintu gikomeye, ufite ikintu kidasaza. Umwami w'abami, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, aravuze ngo ari muri wowe indani. Aho uri n'uwumva ubyizeye ko ari muri wowe indani, uze guha Imana icyubahiro. Kuko kuba Uwiteka ari muri wowe indani birahagije. Birahagije ko ubuzima bwahinduka, birahagije ko amahoro wayabona, birahagije ko ejo haba heza, naho umuntu yabona ko nta kintu na kimwe ufite. Turi abagabo bo kubihamya, ntabwo uyu munsi mbaho ubuhamya. Ariko umuntu wese uzi neza ko Uwiteka ari muri w'indani ni umuntu udasanzwe. Naho abandi bagenda banejejwe n'amazu bubatse cyangwa n'amodoka cyangwa n'ibindi bagezeho, wowe ukora nta kintu ufite. Ariko ijambo riravuze ngo nezerwa kuko Uwiteka ari muri wowe indani. Imana ishimwe. Ari muri wowe indani, nta kintu na kimwe kidashobora gushoboka ku buzima bwawe. Kanga usubire munyumve neza. Imana ntabwo ireba ngo umuntu yavukiye hehe, ntabwo Imana ireba ngo umuntu nuwo kwande, ntabwo Imana ireba ngo umuntu yize afite ibiki. Ibyo mu isi turabireba kandi ni byiza.
n'ubifite ntabwo tuje kumurwanya, ariko kandi ntabwo byaba ikintu washyira imbere cyane ngo wizere ko bizaguha amahirwe y'ibyo wifuza kuzageraho byose, kuko abarushye barize ni benshi kandi n'abakize batarize nabo ni benshi, ariko ntabwo tuje kwimakaza kutiga cyangwa se kuvuga ngo kutiga, ntabwo tuje kugaya bize cyangwa se abatarize, ahubwo numvaga atari cyo kintu washyira imbere cyane, ahubwo wavuga ngo mbega Uwiteka ari muri njye indani, kuko ibyo abantu bajya biringira hano mu isi ntibibuza uruha kuruha. Ndasubiramo, ibyo abantu bajya biringira mu isi, amafaranga menshi, amazu meza, amamodoka meza, ibipangu byiza, yewe ntibibuza urararira kurararira, ntibibuza uruha kuruha naho byaba bihari, ariko niba Uwiteka ari muri wowe indani, imbere yawe hazakunezeza. Kandi abantu bagusuzuguye bakurebye igihagararo bakakorera mu buzima wari urimo bazapfukama bace bugufi batunguwe n'imirimo myiza Imana izagukorera. Ntabwo nshobora kumenya ndigana n'abantu bangana gute bihebye cyangwa bababaye, kuko aya magambo Imana yamaye nayo umuntu wibabariye, umuntu unezerewe ntacyo imubwiye, nta n'umwanya rwose yakirwa abihangana byumviriza. Ariko ndaganira n'umuntu wese umaze igihe avuga ngo ariko ubu Imana irazi, ibyambayeho Imana irabizi, amateka y'ubuzima bwanjye ubu Imana irayazi. Ndaganira n'umuntu uhora wicara agatekereza akavuga ngo ariko ubundi ejo hanjye hazaboneka, cyangwa se byararangiye Imana nyigirira imbabazi, kuko hari n'ibihe umuntu ageraho akavuga ati Imana nkwiye kuyibabarira kuko ibyo mbamo ntago yabishobora, nta n'uwanabifasha, ndayigirira imbabazi uko ntacyo yabikoraho. Ariko ndashaka gutangire kunezerwa, ndashaka utangire kunezerwa. Ndumva umwuka wera w'Imana ambwira ngo nezerwa. Imura ahari agahinda, imura ahari amarira bive muri wowe, ahari kubabara cyane n'igikomere kinini byimura bikura muri wowe, utangire kunezerwa kuko wizeye ko Uwiteka ari muri wowe indani, kandi ari muri wowe nta kitazashoboka, kuko natwe byarashobotse. Turagaho kubihamya, simbivuga none uyu munsi, benshi murazi ubuhamya bwanjye kandi abandi nabo baranzi. Byarashobotse, humura, byarashobotse, natwe turubaka, byarashobotse turabyara, byarashobotse natwe tugira aho tuba tudakodesheje, byarashobotse natwe dukora mariage mu nzara igoye, mu bukene bubi, mu gasuzuguro kenshi, mu magambo menshi. Ariko uyu munsi wa none natwe turahamya ko Yesu ari muri wowe indani, nta kintu adashoboye. Twararozwe, twatezwe imitego, twahuye n'ibintu byinshi, ariko gutwara Uwiteka muri wowe imbere indani ukaba umufite, bigusimbutsa imisozi, bigusimbutsa amayesikariye menshi, bikwambutsa aho utari kuzapfa uvuye, bigushikana aho abantu bari bazi kuzapfa utageze. Imana ishimwe. Nezerwa, nezerwa nubwo hari abashaka kurira, nezerwa nubwo hari abashaka ko wakiyahura, nezerwa nubwo hari abakurwanya benshi, nezerwa nubwo hari abashaka guhora babona ufite agahinda, nezerwa. Ni Yesu bivuze ngo nezerwa. Imana ishimwe. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaraguciriye, abanzi bawe abajugunye hanze
umwami wa Isirayeli ari we Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwiteka ari muri wowe imbere mu mutima, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Naho wabona ko bikomeye, naho wabona ko bigoye, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Apfa kuba ari muri wowe indani. Ikindi kintu kinejeje navuga ngo nezerwa, aravuze ngo abanzi bawe imbaraga zikurwanya azijugunye hanze. Ntago nzizarizo, ndumva ari ubuhanuzi Imana yamaye kukuzanira. Hari ibintu Imana ijugunye hanze, hari imbaraga zagutsikamiye Imana ijugunye hanze, hari imbaraga zikurwanya ngo utakire icyo ukwiye kwakira, hari imbaraga zikurwanya zikubuza kwakira amahirwe y'ibyo Imana yari yateguye. Ariko ijambo ravuze ngo Uwiteka ajugunye abanzi bawe hanze. Munezerwe abafite uhoraho, abakunda uhoraho, abagendana n'Uwiteka, abafite gukiranuka, abafite umutima inzira z'igisiyoni, abumva Imana bakifite umutima yabo. Nimunezerwe, nimuterwe ubwoba n'umwami wa Ashuri, nimuterwe ubwoba n'imbaraga z'abanzi, n'imbaraga z'abadayimoni, n'imbaraga z'abantu se bashobora kukugira ishyari, bakakurwanya, bakakugambanira, bakagutega imitego, bakakubeshyera, bakakuvuga ibyo uzi n'ibyo utazi, bakagushinja ibinyoma. Ntabwo bikuraho umunezero Imana iguteguriye. Haleluya, oh haleluya. Ntabwo bikuraho umugambi Imana ifite muri wowe kandi ishize hanze. Ndumva ari ubuhanuzi kandi mu gihe gikwiriye. Niteguye kumva amashimwe yawe. Abanzi bari barinjiye mu buzima bwawe, abanzi bari bafite gupanga za gahunda zabo, abanzi bari bafite n'imikorere yabo n'imigambi yabo bateguraga imbere. Ariko ijambo riravuze ngo Imana isohoye abanzi muri wowe. Ubyakire nk'ubuhanuzi. Niba ari abanzi b'abarozi, niba ari abanzi b'abadayimoni, niba ari n'abanzi b'abantu, wowe ugasanga nta ruhare rubi ubifitemo, nunezerwe. Imana ibagushyiriye ku ruhande, Imana ibagushyiriye inyuma kugira ngo unezerwe. Nezerwa kuko Imana yo mu ijuru ivuze ngo abanzi bawe bose ibashyize ku ruhande. Imana ishimwe. Kandi ngo ntabwo uzongera gutega ubwoba n'ibibi ukundi. Witinya, Imana irazi ubwoba wari ufite. Hari ibyo bakubwiye biragutera ubwoba, birababuza kuryama, birababuza kunezerwa, abandi birababuza gukora, abandi barahahamutse, abandi batakaje ibyiringiro. Zanye ijambo rivuga ngo witinya, uhagararanye n'Imana. Oh haleluya. Witinya, nukomere. Imana yo mu ijuru irakuvuganiye, iragutsindanishirije, irakuburaniye, irakurengeye. Imana yo mu ijuru irakurwaniriye. Ibyo watinyaga bikuweho, ibyo watinyaga bivuye imbere y'ubuzima bwawe, kugira ngo nawe utangire kubona umunezero, nawe utangire kwishima, uvuga ngo Imana ishimwe, nanjye ndaruhutse. Imana ishimwe, nanjye mbonye ihumure. Imana ishimwe, nanjye ntangiye kuryama ngasinzira. Witinya. Irindi jambo ryatubwiye uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya, Siyoni we, amaboko yawe ye gutendebuka. Ni wowe ubwirwa. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Izakwishimana inezerewe.
izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Imana ishimwe. Abantu nabo batakunezererwa, abantu nabo batanezezwa n'ibyiza Imana itegura kugukorera, ntabwo izabireka. Yewe Yerusalemu we, yewe Siyoni we, nimunezerwe, nimuririmbe, nimwishimire Imana yo mu ijuru, kuko ihoraho Imana iri muri twebwe, iri muri wowe indani, kandi unezerwe. N'abantu batanezerwa iby'Imana itegura ntago bizabikuraho, ntago bizahagarara ngo nuko abantu batabishakaga. Oya, ngo nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe, bavunwa nibakoze isoni. Bene data, ahanze hari ibintu byinshi bivuna abantu mu mitima, bakumva birabakoze isoni. Hariho n'abantu benshi uyu munsi wa none no gusenga batajya gusenga. Bamwe ngo basengera kuri televiziyo, abandi basengera ku ma YouTube, abandi bagasengera mu ngo. Ariko umva, iri jambo riravuze ngo Imana yo mu ijuru iriteguye guteranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, abakumbuye guterana kwera, abakumbuye kwegerana n'Imana. Birashoboka kudaheruka guterana bitewe n'ibyakuvunye, birashoboka kudaheruka guterana bitewe n'ibyakubabaje, ariko kubw'umugambi Imana ifite, niba hari ibyakuvunye mu mutima, ijambo riravuze ngo Imana igiye guteranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe, bavunwa nibakoza isoni. Dore icyo gihe nzagenza abakurenganya bose, kandi nzakiza abacumbagira, kandi nzateranyiriza hamwe abari birukanwe bagakozwa isoni mu bihugu byose. Imana nishimwe. Nzabatera icyubahiro, mbahe n'izina ryogeye. Nzabatera icyubahiro, mbahe n'izina ryogeye. Mbega urabyizeye? Mbega wizeye ko ijambo ari ryawe? Nuryakira. Erega hari igihe umuntu aba yaratewe igisuzuguriro, biraba Satani akaguteza igisuzuguriro, ukajya wiyumva ko nta n'icyubahiro kizabaho. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo hirya y'igisuzuguriro, hirya y'umubabaro, hirya y'agahinda, Imana iriteguye kugutera icyubahiro. Imana nihimbazwe, ikagushyiraho ubwiza kandi ikakubahisha, abantu bakamenya ko hariho Imana idateye nk'abantu. Humura, warakomeretse nibyo, warahungabanye, ndetse harimo n'ibyo mu rusengero byagukomerekeje, ndetse hari ibyo n'abitwa ko abakozi b'Imana bahungabanyije umutima wawe. Nibyo birashoboka, ariko umva nkubwire, fata Uwiteka agume muri wowe imbere indani, wumve umufite. Ibindi byose icyubahiro kizagaruka, ubwiza buzagaruka, agaciro watakaje kazagaruka. Gutatana uzongera wiyubake, uzongera ugire ubuzima, uzongera ukomere, uzongera ushore imizi, uzongera kugera kure, kandi icyubahiro cy'Imana kizongera kibe muri wowe. Abantu bakibone, bavuge ngo burya wa muntu Imana yari iri muri we, bavuge ngo burya wa muntu yari umuntu udasanzwe. Reka mbwire abasuzuguwe, reka mbwire abambuwe agaciro mw'iri jambo nyine. Yewe mukobwa w'Isiyoni,
yewe Yerusalemu, reka mbwire abatotejwe, reka mbwire ababuze amahoro, reka mbwire abafite ibintu byinshi baruhije, nimutekane, umwami wacu ari ku ngoma, nimutekane, Imana twizeye iri kumwe natwe, Imana twiringiye iriteguye kukubahisha. Ahari igisuzuguriro, aho waciye bakujyanira n'inzara, uzahanyura bakoma amashyi, aho waciye bavuga amagambo, uzahanyura bakubaha, uzahanyura bazamura ibiganza, uzahanyura bapfukama, uzahanyura baca bugufi, kuko Uhoraho ari muri wowe imbere indani. Irindi jambo, murongo wa 20, icyo gihe nibwo nzabacyura, kandi icyo gihe nibwo nzabateraniriza hamwe, kuko nzabubahiriza, nkabaha izina ryogeye mu moko yose yo mu isi. Ubwo nzagarura abanyu bajyanwe ari imbohe mureba, ni Uwiteka avuga. Hari igihe haba hariho n'ibintu biba byarajyanywe, cyangwa n'abantu birashoboka, ariko ibyo byose nibigaruka nawe uziruhutsa. Erega tuvuze ibyajyanywe ari imbohe, harimo byinshi, nawe uze kubara ibyawe, nawe uze gutekereza ibyawe byagiye, nawe uze gutekereza ibyawe byabuze, nawe uze gutekereza ibyawe byononekaye, ariko Imana izabigarura. Imana nihimbazwe, Imana yo mu ijuru izagarura ibyawe byose byajyanywe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo twitegura gusenga, dusome ijambo ry'Imana riri muri Hagayi ibice 2, umurongo wa 6. Haravuze ngo, nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Murongo wa 8, ifeza n'izanjye, n'izahabu nazo n'izanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Vuga amen. Ndagira ngo aya magambo yumve ndi gusorezaho. Ushobora kwibaza ngo bizaca he, bizanyura he? Nge ndi imfubyi, nge nta n'akazi ngira, nadepoje ahantu hose byaranze, ngewe naho ndaye baranyirukana, ngewe n'imyaka ibaye myinshi, ngewe n'urugo mbona nta rugo nzashaka, ngewe ibyanjye byaranyobeye, mbona nta nzira. Umva uko ijambo rivuze. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito. Haleluya. Hasigaye igihe gito. Icyama mu buzima bwawe ukandikamo ngo hasigaye igihe gito. Igihe narize, igihe nababaye, igihe nasuzuguritse, igihe ibyanjye byatwawe bari imbohe, igihe natotejwe, igihe cy'umubabaro, hasigaye igihe gito. Aya magambo yakire nk'ubuhanuzi. Hasigaye igihe gito. Globelela la nobedesta. Subiremo. Hasigaye igihe gito. Wanyemera ukigirira icyizere. Hasigaye igihe gito nawe ukanezerwa. Hasigaye igihe gito nawe ukabona Imana. Hasigaye igihe gito umutima wakomeretse ukuzura umunezero. Hasigaye igihe gito umutima uhungabanye ukuzura amashimwe. Nyemerera
wumve ko wakakira umunezero. Hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza. Erega niba ubona naho byava, Imana yatigishije isi, ibyawe byaboneka. Imana yatigishije inyanja, byavayo bikaza. Imana yatigishije ikuzimu, byavayo bikaza. Imana yatigishije amahanga, babizana. Lolobi elela tosekide lelebede grai. Iby'Imana yakora ikabitigisa, ibyawe bikaboneka, ibyiza byawe bikagaragara, birahari. Iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimvuga iyi nzu ntugire ngo ni ibitafari, ni umutima wawe. Iyi nzu yabaye igisuzuguriro. Iyi nzu birirwa bavuga abantu bose. Iyi nzu yabaye igitutsi. Iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza. Uyu munsi nta bwiza ufite. Ukubonye wese nta sura abona yaguha. Ukurebeye mu nzara, ukurebeye mu bukene, ukurebeye mu byago, ukurebeye mu ntambara n'ibigeragezo, abona waratawe. Ariko akira ijambo ry'ubuhanuzi. Iyi nzu Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo nzayuzuzamo ibyiza. Ku murongo w'8 havuze ngo ifeza nizanjye, n'izahabu nazo nizanjye. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza, hari abantu bahangayikishwa n'ifeza. Ifeza ni inzu y'umugabo Kristo. Ifeza nizanjye, n'izahabu nizanjye. Hari umuririmbyi tujyatirima ngo ntukibaze ukuntu uzatabarwa, kuko Imana nawe igisha inama. Uzatabarwa bose babireba, uko Morodekayi yatabawe. Umva nkubwire, ifeza n'iz'Uwiteka, n'izahabu nazo n'iz'Uwiteka. Kandi ijambo ryavuze ngo Uwiteka ari muri wowe indani. Mbega niba ari muri wowe, ifeza zikaba ari ize, izahabu zikaba ari ize, uzabuzwa n'iki nawe kubigeraho? Uzabuzwa n'iki kwishyura ayo madeni? Uzabuzwa n'iki uko nawe gutera imbere? Uzabuzwa n'iki kubahwa? Uzabuzwa n'iki kugira agaciro? Erega uri muri wowe niwe ubitanga. Erega uwo nguwo wizeye niwe ubifite, kandi abigenera uwo ashatse. Nawe ubyakire mu izina rya Yesu. Umurongo w'9, ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntago ari Desire. Ubwiza bw'iyi nzu, ndasubiramo, ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere hahise. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma hazaza, hanyuma h'imbere hawe, hanyuma hawe utabona, hanyuma hawe utareba, hazaruta ahahise hawe. Abantu bakujyanira n'inzara, ucumbika aho ubonye, uraraho bwije, abantu bagusohora mu ijoro, ubura aho ujya kurara, bakumenaho amazi, abandi bakoresha imirimo y'ibiretwa, bazi ko ntacyo uzavamo. Wa mwana w'imfubyi, wagira ngo waratawe. Hanyuma hawe lobe elelando bedesta, hanyuma hawe, imbere hawe abantu batabona, hazaruta hahise hagahinda n'amarira. Hazaruta ibikomere wakomeretse, shitse umutima mu nda. Umva uko ijambo rivuze. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro,
ni kuwiteka nyiringabo avuga. Tugiye gusenga Imana. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro. Hari igihe umuntu agira amafaranga ntagira amahoro, hari igihe umuntu agira ama-etaje n'imodoka ntagira amahoro, ariko wowe uzabigira byose kandi ugire n'amahoro. Haleluya, oh haleluya. Uzabigira kandi ugire n'amahoro, kuko umuntu arashobora kubigira ariko akabura amahoro. Ariko ijambo rishoje bivuga ngo kandi aha hantu nzahatangira amahoro. Aha hantu mvuga ni muri wowe, aha hantu mvuga ni ubuzima bwawe, aha hantu mvuga ni uwo mutima wawe, aha hantu mvuga ni ubwo buzima ubayemo, aha hantu mvuga ni muri wowe indani. Nk'uko Bibiliya bivuze, hazatangirwa amahoro. Nubwo uyu munsi hari amarira n'agahinda, wazamura ikiganza tugasengana Imana. Nyemerera aho uri uzamura ikiganza dusengana Imana. Warakomeretse, warasuzuguwe, warababaye, wibaza amaherezo yawe. Hanyuma haha hantu Imana izahatangira amahoro. Hanyuma haha hantu hazaboneka ibyishimo. Hanyuma haha hantu hazaboneka kubaka amazu nawe ugakodesha ukagira nayo ubamo. Hanyuma haha hantu hazagira byinshi. Zamura ikiganza cyawe dusengana Imana. Humura, ifeza n'izahabu ni ibya data, ubuzima bwose ni ubw'Imana. Shitsa umutima hamwe, Yesu abe muri wowe indani. Yewe mukobwa w'Isiyoni, nezerwa, ririmba, ruhuka umutima, kuko Uwiteka yagukuyeho imanza. Mana data wa twese, turagushimiye. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe delebele glai lanoseki enoprepon. Ijambo ryawe riherekeze uryumvishe wese, uryumva wese arihagararemo, risenye ibihome, risenye ibikuta, risenye agahinda, risenye umubabaro amaranye igihe kirekire. Yuzura umunezero kandi atangire kubona imbere ari heza, atangire kubona imbere hari ubwiza, atangire kubona ibyiza umutegurira. Turagushimiye ko ijambo ryawe riherekeje, kandi ijambo ryawe umuntu wese uryumvishije byubake byinshi byari byarapfuye. Umwuka wera w'Imana ariherekeze. Ndagushimiye kubyo ukoze mu ijambo ryawe. Icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibampera umugisha. Humura, kandi Imana aha hantu izatangira amahoro. N'ahandi ni mu mutima wawe hagiye kuboneka amahoro, amarira akarangira, ukiruhutsa. Amen.